Yes, reka tubasuhuze mwebwe mukomeza gukurikirana Africinema TV. Ngira ngo rero niba ari ubwa mbere waba ukurikiranye Africinema TV, iki nicyo gihe ubonye cyo kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kwa 5. Nge rero mumva kuri mikoro ni Ikasha Makokero, imfura ryahamye. Nago ndi kumwe ngenyine rero ndi kumwe na BKM. Kasha Makokero amakuru. Amakuru ni meza BKM. Ndabona umeze neza gose. Ewana meze fresh kabisa. Uri kuri fresh pe. Nta mutima mubi. Ndi kubyangwe niko bajye bavuga babana bati. Ay cyango kiriho pe, biragaragara n'inyuma ku mubiri wose. Biragaragara kiriho pe. Yes, rero ngira ngo mwatangiye kugenda mubibona ku mafoto yacu. Ni Bruce Melody, igitangaza, itayi wacu, Munyakazi uraburije. Munyakazi. Ariko Mungu ni Munyakazi. Munyakazi arakazi. Afite indirimbo ivuga ngo Munyakazi uraburije. Munyakazi uraburije. Kazaho Samoya nazo yagiye zikubita fresh kabisa. Kaza biti kinyafu. Ura Mungu yarakoze muri kiragiye cyaguma mu rugo abantu benshi muri kiragiye cyaguma mu rugo bamaze ikintu bisirungu. Yarakoze ura Mungu kabisa. Ukora uko yarakoze arabigaragaza. Ajya nabyivugira ukugiti cye. Yarabimerita gose, arabimerita ura Muhungu. Akavuga ati bari abahungu ntibarimo barakora cyane, sinza we yavugaga. Ariko nabara bamusubije. Arabamusubije uretse turakomeza bari bugereho, haraho bugere aze kuza ahantu bamushubije. Yes, ahubwo baramusubije nawe. Yes, turaza nabyo kubigarukaho. Reka tubanze rero twibutse abantu, niba waba ukunda filimi nyarwanda, nyarukira kuri YouTube wandikemo ijambo Ururiho series. Ndagira ngo nkurangire ko ari filimi nziza irimo ubutumwa, urukundo, urugo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byigisha societe nyarwanda. Ira filimi wayirebye yifuza kugaruka kuyireba. Gusa ikintu nakubwira cyo abantu bategereje igice cya 5 mutegereze mwihanganye, ni iminsi mike cyane mureba ibyo bice bindi nayo iri hafi kuza rwose, ni vuba cyane. Yes, BKM ashobora no kuba yarayikimemo kuko amakuru ye arayazi cyane. Rero nyarukira kuri YouTube bicano wandikemo Ururiho series, ndakugirangira ko ni filime y'uruhererekane kandi izajya igenda igufasha kuryoherwa n'ubuzima. Muri no minsi izagufasha dore kwinjiye mu gihe cy'imeshyerego. Yes, izagufasha muri kino gihe cy'imeshyi mugende muyirebera filime iraryoshye cyane. Yes, wayirebye wese yifuza kugaruka kuyireba. Reka rero twigarukire ku musore wacu Bruce Melody. Umuhungu Munyakazi uraburije. Nge ntago iyo mvuze Munyakazi ikiraho uraburije kuko yarabyivugiye ati ahiwe Yesu we. Kasha rero ura Muhungu arabizi. Cyecu namukundiye muri no minsi abantu benshi hari ibintu yavuze, abantu benshi basa nkaho ubona basa nkaho babishyize ku ruhande ukuntu. Ura Muhungu ibintu yavuze nibyo gukora, yarakoze biragaragara. Bari abandi muri no kino gihe twajyaga muri Guma mu Rwanda we yaragomeje arakora. Mani uyu mutipe arimo arariza abanyarwanda benshi. Ariko tabariza Ura Muhungu ntago ari abanyarwanda na gusa, n'abandi bantu arabariza rwose bakajya ku katsi. Nose atabariza aba yakoze. None n'amakapera amaze kubona ko arekora, urumva atangiye kumwizera. Mani ibaze miliyoni bamuhaye ejo bundi muri arena. Reba Tekino noneho nije ejo bundi nyuma yayo. Tekino bwa nyuma. Subwo babatarira ni hehe. Uyu mwana arabariza. Infinix iramwishyura, Tekino iramwishyura, kira ikinyobwa ngo bita nguki. Sinjya kwamamaza inzoga nyamana, ariko reka nyamamaze n'ubundi yaramamaye kubera iri kumwe n'icyamamaye. Ngo ni broker. Nayo umusaza bayifashemo. Era musaza saruraheshe muri kagiri kofere gaba yakoze. Wakoze agomba kugira ikintu cyanangaje rero na Amag the Black. Yararize. Amag the Black yararize neza amarira aragwa hasi ku butaka. Amarira aragwa. Biriya bintu wabyakiriye ute BKM?
biriya bintu rero hari n'indirimbo yahise asohora ahise asohora indirimbo uraza urayumva niba utarayumva ntayo nzi yayisohoye indirimbo yitwa Inyebebe yayivuzeho nyuma ya Bruce Melody vuba menyana n'iminsi 3 ishize ayisohoye arimo ararira tu ayisohoye yo bita Inyebebe yampaye nka turaza nayo kuyumva abanyarwanda mukurikirana iki kiganiro nayo iyo Nyebebe turaza kumva agace gatoya gusa nyine nigize kumva avuga ko Bruce Melody yamurwanya ahantu hakomeye nimba barigaga ngo Butare numvisha avuga ko yamurwanya ahantu bikomeye ariko wabindusha wewe ndumva ubindusha ushatse wabimbwiraho gatoya ntabwo bigaga Butare ahubwo bari bagiye gukora igitaramo tu ngo umusaza ngamurwanaho cyane ngaranamufungirwa uko yarize mani hafi niko reka tubanze rero twumveho agace gatoya kukuntu yarize gashireho numva ukuntu amaraya yakubise hasi yagiye kwa Yago umuntu w'umugabo kona yarize akarira imbere ya Israel Mbonye umwana w'ejo akarira amarira agatakara gashireho twumve wana ngiye byaranambabaje cyane hako Ama-G The Black nawe hari igihe yivanga Ama-G The Black ari ukuntu yivanga nose mba Bruce Melody yakoraga muri kino gihe cyangwa mu rugo urumva tukajya guma mu rugo tukavamo agakomeza agakora Ama-G The Black akagusora indirimbo ry'igara Ama-G The Black reka tubanze tumwumve namureze igihe kirekire kingana n'imyaka myinshi arimo ararira nigeze kumufungirwa igihe yari agiye muri Coke Studio twari Nyanza I remember ndabizi ko n'ababyibuka ndavuga ni basi bamfunge ariko Melody agende ariko ndi proud yo kuba Bruce Melody asinye contract amafaranga angana kuriya twaratangiriye kuri zeru ari njye wabigizemo uruhare reka tube tunarekeye hano akoze ko bajya bavugwa amara y'umugabo ngo atemba ajya mu nda ariko Ama-G The Black yaje imusozi none se nubyumvise ndabyumvise ndanabibonye uranabibonye bajya bavugwa amara y'umugabo ngo atemba ajya mu nda ariko Ama-G The Black agiye imusozi Ama-G The Black we hose nunyumva ugira ngo ndakubeshye agiye imusozi nabibonye uyarakumva ntanakabuze ndabyiboneye amarira yawe agiye imusozi yagakwiye kujya mu nda ariko agiye imusozi nabibonye sinzi uyu musore arimo arabariza cyane nose bakoze ngo batangiranye umuziki none ngo amurenzeho nose bakoze ariko umuntu urumva nimba yakoze muri kino gihe umwaka wose abandi baragiye baratuza barihiringa arasohora arakora nose niyo mpamvu atasarura nose bashaka gusarura aho batabibye nabo nibabibe bategereze basarura kuki bashaka gusarura batabibye nabanza bibe mani ikintu kimubabaje ategereze amasaka yarasarura na Bruce Melody yarabibye arategereza none ubu ari gusarura icyo yabibye uzi ikintu kirimo kiramubabaza se ni amafaranga ngo yasinyiye gusa nose atayasinyira niyakoze agomba kuyasarura rega yarakoze urumva iyo umuntu yabibye agomba gusarura amasaka reza agomba kuyasarura urumva kuko yarakoze ndumiwe gusa ariko yere nako namwe nimukore namwe bizabageraho nimukora kuko Ama-G The Black yaranditse izina imbere ya Bruce Melody siko bimeze none Bruce Melody birangiye amurenzeho ni nawe wamwinjije mu muziki niwe wamwinjije mu muziki none birangiye nuko kuri nye bavuga kubigisha intore guhamiriza bwakika kurusha guhamiriza ariko nyine nibakore gusa nyine bakuremo isomo ryo gukora gukora iyo ukoze urasarura nose bashaka gusarura batakoze shangiyewe rero mbuze icyo mvuga none ahangaha kuguhera iyi saha nibakore nese mvuge ngo umuntu w'umugabo ararira kuri televiziyo imbere y'abandi bagabo wabyiboneye amara yaje umusozi igihe nabibonye nabyiboneye
nimba utabonye we njye nabibonye njye biranambabaje cyane nahe n'undi numvisha uvuga kuri Bruce Melody ngo Bruce Melody ngo yavuze ngasohora ibishego none se atabisohora niba bimwinjiriza ariko njye mbona n'igishego mbonamo hariya nta gishego mbona imvugo zose ziba zijimije kuzimiza se ni byiza na kera byabagaho nose indirimbo za cyane zabaga zirimo isoma ariko zijimije aya zirajimije nta gishego kirimo hariya muri za ndirimbo za Bruce Melody reba iriya ndirimbo yakoranye na Kagame urayizi iriya ndirimbo yireka gusa saa moya se saa moya hari ikintu wumvishemo saa moya nyine mutaye saa moya oya ntabwo hari saa moya yayisohoye mbere yo gutaha saa moya yaje igwa muri saa moya ubundi wagira ngo wowe aranereko asohora indirimbo yitwa saa moya wice saa moya iba saa moya Bruce Melody anameze neza ariko noneho ngagiye gukorana indirimbo na Diamond ibaze izina Bruce Melody afite bose bazarira rimwe nuza Tom Close nawe ntabwo ari mwarabyishimira tu ntuze bakoze ntibakore Tom Close waragira ati twe twarakoze kera twakoze amahiti menshi barangije nyuma barazima ntabwo wazimye Tom Close se arazimye uruka kumva indirimbo za Sora ashoboka gusohora indirimbo za ni docteur abari mu kwita ku kazi ka leta se docteur agagiramo nose nagabona konje byuze ngo akora umuzigo umwe awushyire hariya abantu bamwumva aradukora duke agenda abonamo ubushobozi abari busy cyane nyine nawe ako nawe kurya amafaranga haruguru hari ahantu amakano n'abarya hariya yarekera abahungu basigaye mu kazi basigaye bakora Bruce Melody waragira ati njye nzazima gute ese ntago yazima ariko mfite agafaranga ibyo avuga ni ukuri ase yanazima ate niba mu kanya gatonya abasaza barimo baragenda bamenamo umufungo yazima ate yasohoye indirimbo bita Bad ejo bundi arishimira ingagari zamuremeye ntiyegeze avugamo Ama-G The Black ni nacyo cyababaje Ama-G The Black wenda bikaba intandaro yo kurira kuriya hako none tuvugishe Bruce Melody nawe ugomba gusubira inyuma ukareba wavuye reka tujye tuvuga tumukebure nawe tugukebure zasubire nimba umuntu yaragufungiye koko nimba ibyo Ama-G The Black avuga ari byo oya nibyo nimba ibyo avuga ari byo Bruce Melody mu bukwe bwa Ama-G The Black nta ruhare yigeze ngagaragaza kandi yarabizi kari ishumi aya Bruce Melody we ntawe nimba ibyo Ama-G The Black yavuze zasubire inyuma ujye kureba uwo muhungu nimba aremeye kugufungirwa umuntu ugufungirwa yuzi ko icyo kiganiro tuzagarura igice cya kabiri ahubwo reka dusoreze ahangaha bakunzi bacu turagaruka ku kindi gice cya kabiri cya Bruce Melody bagitegereza iminsi mikeya n'Ama-G The Black noneho bwite n'Ama-G The Black noneho tubashyiraho n'amashusho ya Ama-G The Black ubu hariho amashusho ya Bruce gusa ya Bruce Melody tuzazana amashusho ya Bruce n'Ama-G The Black uko batangiye tuzabisesengura nuko bagezeho naho bageze yes rero ngira ngo nkubwire niba ari ubwa mbere waba udukurikiranye kora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5 n'ibindi biganiro by'abandi bantu bitazajya bigusiga ndi kumwe na BKM rero ndikasha amakokero reka tubabwire ngo ciao turabakunda cyane kandi ntiwibagire kugenda urebye ya filimi n'uyu mutarakora subscribe ujye hasi yirebe kugira ngo na filimi izajya ijyaho rego uyibone izajya isohoka buri gihe uyibone yes reka rero tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka yes reka tubasuhuze mwebwe mukomeza gukurikirana Africinema TV ngira ngo rero niba ari ubwa mbere waba ukurikiranye Africinema TV
iki nicyo gihe ubonye cyo kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kwa 5. Nge rero mumva kuri mikoro ni Ikasha Makokero imfura ryahamye. Nago ndi kumwe ngenyine rero ndi kumwe na BKM Kasha Makokero amakuru. Amakuru ni meza BKM. Ndabona umeze neza gose. Ewana meze fresh kabisa. Uri kuri fresh pe. Nta mutima mubi. Ndi kubyangwe niko bajye bavuga babana Ay cyangwa kiriho pe biragaragara n'inyuma ku mubiri gose. Biragaragara. Kiriho pe. Yes, rero ngira ngo mwatangiye kugenda mubibona ku mafoto yacu. Ni Bruce Melody igitangaza itayi wacu Munyakazi uraburije. Munyakazi. Ariko Mungu ni Munyakazi. Munyakazi arakazi. Afite indirimbo ivuga ngo Munyakazi uraburije. Munyakazi uraburije. Kazaho saa moya nazo yagiye zikubita fresh kabisa. Kaza biti kinyafu. Mungu yarakoze muri kiragiye cyaguma mu rugo abantu benshi muri kiragiye cyaguma mu rugo bamaze ikintu bisirungu yarakoze Mungu kabisa. Ukora ko yarakoze arabigaragaza. Ajya nabyivugira